Ndabasuje cyane mwe mwese mudahwema kubana natwe kuri channel ya TV1 aho muri hose mwiyumve mikaze. Tugarutse kuri aba bantu babiri ni Mutesi Scovia ndetse na Miki. Ngira ngo murabizi aho muri iyi minsi hari saga ya Mutesi Scovia na Miki, aho Miki agaruka ku magambo Scovia yavuze avuga muri rusange, Miki akumva ko ari we bavuze. Icyo nicyo kiganiro tugiye kubanamo, muhawe ikaze mwe mwese. Ntujye kuretera agasonga bugari umenye se barapfa iki, biraturuka kuki, kubera iki Miki ashobora kwibasira Scovia, ashobora guhangara Scovia, ndetse unamenye se Scovia ni iki yavuze kuri Miki cyatumye Miki atinyuka kumusubiza ndetse akanamusubiza nabi. Muhawe ikaze. Scovia nk'uko bisanzwe muramuzi, muramumenyereye, ni umudamu w'umunyamakuru, akaba anahagarariye RMC muri rusange, akaba ari umugore uzwiho kuvugira abantu, kuvugira imbaga nyamwinshi, kuvugira rubanda. Ngira ngo abantu benshi muramuzi. Utamuzi avugira abantu ku byama mituweli, igihe yavugaga ko mituweli idakwiye kugira agaciro imaze ukwezi. Ngira ngo murabyibuka ko mu bihe byashize, mu myaka yashize, watangaga mituweli, iyo mituweli ikaba yemerewe gukora haciyeho ukwezi. Niko byahoze. Ngira ngo abantu mukoresha mituweli cyangwa yakoresheje ibyo bintu murabizi. Ibyo rero nta wundi wabikuyeho ni Scovia Mutesi, niwe wavugiye rubanda nyamwinshi. Mituweli itangira kugira agaciro igihe wabaga umaze kuyitanga. Ukimara gutanga mituweli ukaba ufite ububasha bwo guhita uyikoreraho, uhita uyivurizaho. Ibyo rero nta wundi byaturutseho, ni Mutesi Scovia wavugiye abantu benshi kandi batari bakeya. Icyo ni kimwe wamenye kuri Mutesi Scovia. Kandi saba gusa yavugiye abarimu ku mishahara yabo. Ngira ngo hari ibintu byinshi mwese mugenda muvuga ngo barimo ngo ku mafaranga n'iki. Uwo niwe rero wabisabye. Ku bantu mutabizi, niwe wabisabye. Igihe yabwiraga ibigo bigena imishahara, ababwira neza ko nta juru bateze kubona mu gihe batarazamura amafaranga ya mwarimu. Avuga neza ko mwarimu ari we wabigishije bose, ukomeye wese aca mu biganza bya mwarimu, ariko imishahara yabo ikaba iri hejuru cyane, ndetse yemwe banamukubye ku buryo nyine biteye isoni kumva umuntu yazamukiye mu biganza by'umuntu ariko ntabwo ashobora kumuhereza agaciro na gatoya. Ibyo rero ni Mutesi Scovia wabivuze, avuga ko mu gihe cyose icyo kintu batakirebyeho nta juru bateze kuzabona mu gihe batarazamura imishahara y'abarimu. Uwo ni Scovia wabivuze. Imishahara y'abarimu irazamurwa nk'uko abantu benshi mugenda muvuga ngo abarimu barabongeje. Aho ngaho niho byaturutse ku bantu mutigeze mubimenya. Ntabwo ari abo yavugiye, ni benshi, ntabwo twakwirirwa tubatondeka. Ikindi wamumenyaho ni wa mugore utinyuka ahariho hose, yaba mu public speech, yaba mu nama z'abakuru b'igihugu. Ni wa muntu udashobora gusigara adatanze igitekerezo cye mu gihe hari agifite. Ni wa muntu udashobora kumva neza ko yaniganwa ijambo, cyangwa se we atiteye ku hantu ari icyo ashaka gutangaza aragitangaza, atiteye kuvuga ngo ni mu bakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye. Ni wa muntu udashobora guterwa kumva neza ko ubuse nabivuga ngo iki, mbese icyo ashaka kuvuga arakivuga, atiteye ku hantu ari, atiteye ku kuntu birakirwa. We muri wapfa ko afitemo igitekerezo aragitambutsa. Ikindi wamumenyeho ni wa mugore udatinya intambara. Ahantu hari intambara atiteye ku masasa ahavugira, atiteye ku bantu bari gupfa, atitaye ku mbaraga n'umuvuduko iyo ntambara ifite. Mutesi Scovia ajyamo. Wabibaza Marina we amwita Antibari. Niyo mpamvu muri iyi minsi mwumva bamwita ngo ni mama Antibare, byaturutse kuri Marina. Igihe bamubaza se uyu ninde, vuga ati ni mama Antibari. Uwo rero niwe Mutesi Scovia. Ni nacyo wamumenyaho. Ni byinshi cyane wamumenyaho, ariko kandi tugarutse no kuri Miki.
reka ibyo Mutesi tube tubirekeye hariya kuko ni byinshi. Ni umugore w'umunyabigwi pe. Ntekereza ko nimba uri umuntu ukurikirana itangazamakuru nta kuntu waba utazi Mutesi Scovia. Hakaza n'uwitwa Miki rero muramuzi mwese, ni umukinnyi wa filime, ariko sinava ngo muramuzi mwese kuko ntabwo aramenyekana cyane. Miki ntabwo aramenyekana nk'uko Mutesi Scovia azwi. Nyine Miki azwi n'abareba amafilime nyarwanda ndetse n'abakurikirana itangazamakuru ryo ku ma YouTube, niho hantu Miki azwi navuga. Niko nabivuga, ntago ahwanye na Mutesi Scovia, sorry. Ariko nyine Mutesi Scovia yagize gutya ayivugira ku ngo, avuga ngo hari ingabo zitazamara kabiri, mbese atera comment ku ngo zimwe na zimwe, aho yavuze neza ko ari bo baba bazana ubuzima bwabo ku karubanda, bwamara kugera ku karubanda ugasanga ingo zabo zisenyutse nabo ubwabo babigizemo uruhare. Miki rero ese yiyumva, n'abantu benshi bitewe n'uburyo Miki yarabirimo cyane, leta bumva neza ko ayo magambo ashobora kuba areba Miki. Miki rero ngire ngo muramuzi, ni umukobwa navuga wigeze wabaho umukunzi witwa Regis, nawe ukina amafilime. Biratinda bifata intera bigera kure, ubu ngubu akaba ari kumwe n'uwitwa Aga Promoter, nawe byafashe intera bigera kure, ari nawe bari kwitegura kubana. Niwe ari kwitegura kubana muri iyi minsi. Uwo niwe Miki, niwe Miki. Ubwo rero muri ako gahindo abamo, afite ukuntu agira urukundo rutihishira, ntabwo wabimurenganyiriza, ariko kandi ntiwarenganya n'umuvuga uko amubona, ushyira comment ku byo abona ashingiye kuri experience afite. Uyu Miki rero afite ukuntu ibintu bye bishyira ku karubanda, ni ukuvuga ngo nubwo agiye kubana n'uyu Aga Promoter, ntabwo bo ubwabo bari bageza ku rwego rwa Miki na Regis. Miki na Regis no bageze hejuru harenze, ni ukuvuga ngo Aga ntabwo aragera kuho Regis yagejeje. Kugira ngo arekane na Regis, Aga Promoter aracyafite urugendo rurerure kugira ngo abe yakavaringa ibihe Miki yagiranye n'uwitwa Regis. Ubwo rero niko Miki yitereye. Uburyo ateyemo rero ni uburyo bugaragaza amarangamutima ye, ni uburyo budahishira uwo ari we. Uwo niwe Miki, nyine ni wa wundi nyine yakunze arakunda. Ni uko nguko yisanze rero. Bamwe babona urukundo rwe n'uwitwa Aga, imyitwarire barubonamo, uburyo mbese baruharaye, nibyo mpamvu wenda urugo rw'usanga barutega iminsi. Mu by'ukuri ntabwo Scovia ari we yaravuze. Scovia we yaratanze igitekerezo ku ngo z'abastari zisenyuka umunsi ku munsi zitamaze kabiri, kandi si n'iz'abastari gusa, ni ku ngo izarizo zose zifite gusenyuka zitamaze kabiri, usibye ko we yibanze ku ngo z'abastari. Avuga ku kuntu umuntu ashobora kuzana urugo rwe akarushyira ku karubanda, abantu bakarutera imijugujugu, ariko ari we wagize gute, wabigizemo uruhare. Niko abantu rero bose bumva neza ko ari Miki avuzeho. Miki rero nawe sasa si ukwitereka ati sinzi ukuntu umugabo we yamwagisereye, aritonda aravuga ati abantu mwese muratuma ati ariko uriya mugore wo muri Kongo mu masasu ntakangerere mu bukwe. Uriya mugore wirirwa mu masasu yo muri Kongo ntakangerere mu bukwe. Uko rero niko uyu Miki yavuze. Abantu bahita bumva neza ko nta wundi avuze Scovia, kuko nta wundi, kandi koko nta wundi mugore tuzi ujya muri Kongo mu masasu, nta wundi. Ngo utuye Norvege, ntituzi iyo Scovia atuye, kandi imiturire yo nta kivuze, ashobora gusibanganya ibimenyetso. Icyo tuzi cyo we ni uko yavuze neza ko umugore ujya mu masasu yo muri Kongo atagomba kumutahira ubukwe, n'ibindi byinshi yagiye arenzaho bigaragaza ko ari Scovia aje asubiza. Tukibaza se Miki ni iki cyamuteye kubahuka Scovia? Ese ni kwa kundi bavuga ngo ibyigonze ngo imihoro ikagira gute? Nibyo bavuga ngo umuntu nyine sinzi imigani baciriye abantu nk'abo, aho bawivugiye ibintu uwo utavuze akaba ari we wiyumva mbere. Kwa kundi bavuga ngo uwikeka amabinga aba yarwaye. Ese buriya Miki ntiyaba yariketse amabinga akumva ko ari we Scovia yavugaga kandi atari we? Iki ni kimwe. Ikindi, Miki yarakwiye gusubirikanya
na Sikovia, umubyeyi nk'uriya umubyaye, umubyeyi usobanukiwe iby'urugo byimbitse, umubyeyi ubimazemo igihe, se afite egisperiyanse. Burya mwa bantu mwe tujye twemera iyo umuntu yagutanze mu bintu uko byagenda kose aba abikurushaho ubumenyi. Wabyanga wabyemera, umuntu ufite ibyo yagutanzemo aba abikurushaho ubumenyi, kabone n'ubwo waba umuruta, ariko apfa ko yaragutanze mu kintu akikurushaho amakuru. Ubwo rero Miki rwose sinzi nimba ariko mubyumva ukuntu yagatinyutse akaza kubahuka Sikovia yasubirikanya nawe, kandi yakabaye agira gute yumva inama z'abakuru, ahubwo akabanza akamenya akamubaza ese niki nakosora kugira ngo byibuze uko kuntu abantu bantega iminsi cyangwa se ukuntu abantu bambona bitazangeraho. Akabaza abantu nk'abo bakuze, mu by'ukuri nsabwa iki kugira ngo byibuze uko gusenyuka kw'ingo kwe kungeraho, ni iki nagakoze kugira ngo byibuze nanjye urugo rwanjye rubeho rutekanye. Kuko ntabwo umuntu yakumvishe umuhana cyangwa se umukebura ngo aze atongana, ahubwo yakabaye ashaka amakuru mbere na mbere agatongana nyuma, akabanza akamenya kavuze ibi abiziho iki. Ntabwo yakabaye aza kubagurika ngo atongane. Sibyo namwe siko mubyumva? Simbizi nimba ariko mubyumva. Uko ubyumva bishyire muri komenti. Nimba kunze iyi video kande like, wayisharinga ntacyo byari bigutwaye. Ikindi kandi kanda subscribe kugira ngo twibanire umunsi ku munsi mu biganiro bica kuri iyi channel. Hanyuma rero muze kumbabarira mbajije iki kiganiro meze nk'urwaye, ntabwo meze neza, ariko icyo nzi cyo hari n'ibindi biganiro byiza twagiye dukorana tuzajya tunakorana. Ndabakunda cyane rero, Imana nibishimire.